wa khulqa jin, ndetse n'Imana yaremye amajini nayo n'ubundi yaremye mu muriro. Amajini mwatubwira akamaro kayo Imana yaremye ngo azakora icyo? Amajini ku isi ni ugusingiza Imana, ni ugukora ibikorwa byiza nk'ibya muntu, ariko nayo iyo yigometse aba amashitani. Ubu duturanye n'amajini? Amajini tugendana nayo. Aragaragara? Amajini nagagaragara, ariko ijini waribona ariko ryakwinjiye mu mutwe, kumwe bavuga ngo aha mujya muvuga ngo umuntu afashwe n'amashitani. Iryo rero ni ijini riba ryarigometse, uko niko kuri. Kaza guteza ibibazo. Igigometse riza guteza ibibazo. Abo ni abadayimoni. Bakunzi ba Buganza TV, mwumva iby'umwuka bwira amatorero. Hano tumenye n'inkomoko y'amajini, tumenya n'amajini yigomeka n'amajini atigomeka. Dukurikirane kugira ngo tumenye byose. Mumfashe dukurikirane tumenye byose, udakatinga cyangwa se ugahagarika utaramenya iby'aya majini. Dukomeze. Hari amajini y'abana beza, hakaba n'amajini mabi. Amajini y'abana beza nabasha gukora ibikorwa byiza nk'ibyo natwe dukora. Ariko aya majini ntabwo agira election wende kuvuga ngo yakifuza umugore cyangwa ngo yakifuza kuryamana n'umugabo. Oya, akora ibikorwa byiza, none iyo yamaze kwigomeka ibyo bikorwa bindi mvuze na yarabikora. Tugiye gufata ayo majini duhuze n'umuntu Imana yashize mu isi cyakwiriye gukora kugira ngo bikomeze bigende neza. Urakoze cyane. Niho hantu rero hano nahereye mvuga, Qur'an ivuga iti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Nta kindi naremeye abantu, amajini ndetse n'abantu, nta kindi nashiriye abo bantu ndetse n'ayo majini ku isi uretse gusa kugira ngo bangaragire. Uyu ni umurongo uboneka muri Qur'an surati Zariyat. Bakunzi ba Buganza TV, turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana muri iki gitondo, umwaka mushya muhire. Turi kumwe n'abatumirwa uyu munsi batandukanye, aribo Sheikh na Pasteri. Twatumiye kugira ngo tuganire ku kiganiro tugiye kubagezaho, ari cyo kibaza ngo mu ijambo rimwe ngo umuntu ni iki? Umuntu yashyizwe kuri iyi si kugira ngo akore iki? Ese muntu Imana yaremye yagushyize ku isi kugira ngo ube muntu ki kuri iyi si? Tugiye gutangira ikiganiro cyacu, tuguha ikaze Sheikh kugira ngo udusengere utwinjize muri iki kiganiro. Karibu. Murakoze cyane. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mukuri Allah turagusaba yuko wakomeza kutugirira impuhwe kandi ukomeze utureba n'ijisho ryawe ry'impuhwe. Nyagasani Mana ni wowe impuhwe kandi n'impuhwe zose ni wowe uzitanga. Mana turagusabye kandi turakwinginze aho twacumuye utubabarira ibicumuro byacu, kandi abagize ibyago byo kubura babo ukomeze ubahumurize. Nyagasani Mana, abatabashije kubona ibyo kurya ubibahereze, ndetse n'ababashije kubibona bibagwe neza. Nyagasani Mana, niba amafunguro y'abanyarwanda ari mu kirere turagusaba yuko uyamanura ku isi. Niba amafunguro yo kurya ari mu nyanja turagusaba yuko wadushyira ku nkombe. Niba ibyo kurya by'abanyarwanda biri kure turagusaba yuko Nyagasani wabizana hafi ukabibegereza. Mana Nyagasani, turabanyantege nke, turareba tugacumura, turavuga tugacumura, ariko muri kano ka mwanya Nyagasani dufashe umwanya mwiza wo kugira ngo tuze kuganira kuri zimwe muri aya ziboneka mu gitabo cyawe gitagatifu. Ya Rabbi, turagusaba yuko uri buze kuza kubiduheramo umugisha, kandi uze kuza kutugororera ururimi tutaza kuza gutana tukavuga ibiterekeranye. Nyagasani Mana, ni wewe ukuri kandi no guhura nawe n'iby'ukuri, n'ijuru ryawe n'iry'ukuri. Turagusaba ko azatwinjiza muri iryo juru, n'umuriro wawe n'ukuri. Turagusaba yuko wawuturinda. Nyagasani Mana, turabisabye byose kandi twizeye ko uri buze kuza kubiduha. Amen. Arakoze cyane Sheikh ko twinjiza mu kiganiro aturagize Imana. Nkuko mubizi twese twaravutse twisanga ku isi. Mu byo twize cyangwa twigishwa dusanga ko umuntu ari ku isi kuko yazanweho n'Imana. Ese mpora nibaza umunsi ku munsi, Imana yazanye umuntu hano ku isi ngakora iki? Amara iki? Ese umuntu ni iki hano kuri iyi si?
niyo mpamvu twatumiye rero Sheikh, tutumira na pasiteri kuri yicano ya Buganza TV kugira ngo batumare impungenge, batumare amatsiko. Reka duhere kuri pasiteri atubwire umuntu ni iki, ese umuntu yaje ku isi kubera iki, ese umuntu ari ku isi akora iki, ese umuntu akwiriye kuba nde kuri iyi si, nihe myitwarire umuntu nyamuntu akwiriye kugera kuri iyi si. Murakoze cyane pasiteri. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nk'uko bisanzwe dusanzwe tubana kuri Buganza TV, ni Pastor Maurice Mukomeza. Imana iduhaye amahirwe kandi nanone yo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Umugisha ukomeye kumenya kandi kunguka no gusobanukirwa neza umugambi Imana ifite ku mwana w'umuntu. Imana iguha umugisha devote kandi kuboko kw'ibyiza kw'Imana kubane namwe. Sheikh, nezerewe Imana ku bwawe mukuru uyu munsi mwiza w'umugisha. N'ibyishimo kubana na Sheikh Omar, no umuntu w'umugisha. kandi Imana ikomeze kugirira neza. Murakoze cyane. Hari ibintu njya menya njya numva ntabwo nzi Quran, ariko mba mu mujyi urimo abasilamu benshi. Ijambo nzi ni ryane nibavuga ngo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa assalamu alaikum. Ntabwo ndamenya ngo bisobanura iki, ariko nzi ko ari icyo nzi cyo nindamukanyo, ariko ubwo turi kumwe uzadusobanurira byose nanjye mbashe kubimenya nk'uko ubizi. Si byaba ari byiza? Ni byiza cyane. Ni byiza. Ijambo assalam bivuga amahoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana n'inema n'imigisha byayo nibibane nawe. Nicyo babisobanuye. Vraiment mba mvuze ibintu byiza bikomeye, mba nifurije umuntu amahoro. Ngiye kujya ndushaho kubivuga. Yes. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ntacyo nari kuvuga ntarabanza kwishimira Sheikh, kandi nishimira n'abantu bose bari kuri Buganza TV badukurikiranye. Niyo mpamvu rero mbanje kubasuhuza. Bari batubajije baratubaza ngo niki cyatumye Imana irema umuntu, niki cyatumye Imana izana umuntu ku isi, niki cyatumye umuntu aba ariho. Iyo dusomye mu itangiriro uhereye mu gice cya mbere, usanga Imana yaremye ku munsi wa mbere, irema ku munsi wa kabiri, igera ku munsi wa gatanu, igera ku munsi wa gatandatu, irema umuntu. Ubwo simvuze ibyo yaremye hagati, mwese murabizi, abantu benshi barasomye Bibiliya na Quran. Yaremye inyanja, amasoko, inyenyeri, ukwezi, ihanika ikirere, ibyo byose murabizi, inyamaswa byose murabizi. Ibyo byose yabiremye mu minsi 5. Ku munsi wa gatandatu irema umuntu. Imaze kurema umuntu abaho, imushyira mu ngobyi ya Eden. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira mu itangiriro, Imana yaremye umuntu imushyira mu ngobyi ya Eden kugira ngo ayihingire, kugira ngo akore neza ingobyi ya Eden, kugira ngo ayitunganye, kugira ngo izajye ihora imeze neza, kugira ngo akorere ingobyi ya Eden. Niko Bibiliya itubwira. Icyo rero nicyo cyatumye Imana irema umuntu. Icyo ni kimwe cyatumye Imana irema umuntu. Noneho iyo ugeze mu gitabo, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2 umurongo wa 10, nanone tubona impamvu yatumye Imana irema umuntu. Haravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Imirimo myiza. Imana ihimbaza. Ahangaha birashoboka, sinzi ko nawe uri kubyanditse, ariko wenda ni kubyanditse ngo ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo yateguye kera kose kugira ngo tuyigenderemo. Rero mu bintu byatumye Imana irema umuntu, yamuremeye no gukora imirimo myiza, gukora ibikorwa byiza. Ibikorwa byiza byerekana urukundo igirira umuntu. Imana ishimwe. Ibikorwa byiza biyigaragaza, gupresenta Imana, umuntu apresenta Imana
Imana yakuremeye kugira ngo uyipresente. Devota, niki Imana yakuremeye. Iyo umuntu yambaye ubusa ukagenda ukamwambika, birashoboka yuko utazamubwira Imana ngo azayirebe, ngo Imana tuzahurira ku kibuga iki niki, tuzahurira kuri stade iyi n'iyi. Umuntu ashobora kuza n'ubukene bwavuga ati iranyambika ninyifata ikote sinyirekura, bitewe n'ubukene bw'imyambaro yari afite. Imana si uko igaragara, ntiyambika abantu ityo, ahubwo twe dupresente Imana. Ufata imyambaro yawe ukambika umuntu, ukagenda kumubwira ati nubwo bimeze bityo Imana iragukunda. Sinari nkuzi ariko Imana iyo yari kuzi, niyo mpamvu nje kukwambika. Rero ukunda Imana, bikundisha umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose. Imana izajya irushaho buri munsi iteka ryose kumva gusaba kwawe, ubusabe bwawe, gusenga kwawe. Nizajya umva gusenga kwawe rero wayikomejeho, izajya iguha bya bindi byose uyisaba inyuze mu muntu, kuko niho igaragarira. Imana ishaka kukwiyereka ntahandi igaragarira mu muntu. Imana ishobora kuvuga ko iguhaye akazi, ariko ntabwo izaza ngo ikubwire ngo vuye tugende, ngo uyirebe mu maso uyibwire turasa neza Mana urakoze kubuje nkwaye akazi. Ahubwo izamanukira mu muntu, mu mukobwa nk'uyu Devota, muri Sheikh, maze nirangiza ikujyana ahantu utatekerezaga, ubona uhabonye akazi. Ariko uzaba ujyanywe n'umuntu, abantu bo bazaba babona umuntu, ariko Imana izaba yaje mu muntu. Uwo muntu ntabwo azamenya cyane uwamujyanye, ahubwo azamenya Imana yakoresheje uwo muntu. Nushaka kwerekana Imana ku muntu, ntuzamubwire ngo ajye gukomera amashyi, uzamubwire ngo ni Imana ibikoze, ni Imana impuje nawe kugira ngo nanjye nkuhuze n'akazi. Rero ujye uhora ushima Imana. Ibyo ni bimwe mu bintu byatumye umwana w'umuntu aba ari hano ku isi. Mbere mu isezerano rya kera byari guhingira ingobyi ya Edeni. Mu isezerano rishya Pawulo yabivuzeho muri Efeso, avuga yuko ari kuyigaragaza. Nicyo Imana yamushyiriyeho kuyerekana. Ni byinshi Imana yashyiriweho bitandukanye. Na Sheikh afite icyo yabivugaho, nanjye mfite byinshi nakomeza kuvugaho, ariko ntabwo ari igihe cyo kwiharira umwanya, ahubwo no kugira ngo dusangire ijambo. Nawe ukurikiye Buganza TV, warasomye, warigishijwe, uzi neza, sobanukiwe neza icyo umuntu Imana yamuzaniye mu isi. Niba utabisobanukiwe, uramenya byinshi uyu munsi. Uko ukomeza kuganira natwe uragenda umenya byinshi. Natwe uko turushaho kubona uri gukurikira Buganza TV, turushaho kukubwira icyatumye Imana ikuzana mu isi. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Arakoze cyane Pastor, aho adusobanuriye uburyo ki Imana yakuzanye mu isi kugira ngo ukore ibyiza, ubikorere bagenzi bawe, babonere ibyiza by'Imana muri wowe, kuko wakoreshejwe n'Imana kugira ngo bakorere ibyo wagombaga kubakorera. Hanyuma twakire Sheikh nawe atusobanurira, tubwire uko abyumva n'icyo abivugaho. Karibu Sheikh. Murakoze. Amazina nitwa Sheikh Umar Shafa. Iyi ntara y'Iburasirazuba nyibayemo imyaka 10. Naje mu ndi umwana ntaragira n'ubwanwa. None ubwanwa bwaraje. Haje ubwanwa. Ubundi mu mateka nkomoka mu karere ka Rusizi, ni burengerazuba bw'iki gihugu cyacu. Ariko wenda twihuse, reka tubanze tuvuge ibya Allah, reka tubanze tuvuge iby'Imana, ibyacu bizaba bizanye natwe Imana izadusobanura. Wahereye Pastor, wahereye ku ijambo rivuga ngo Imana yaremye ikintu mu minsi 6, sibyo? Imana yaremye ibiremwa byose mu minsi 6 n'umuntu arimo. Nago wibeshye. Nago wibeshye. N'ubundi Qur'an iravuga ngo, waruzi ko Qur'an nabyo bivuga? Qur'an iravuga ngo huwa alladhi khalaqa samawati fil ardi. Samahani, hano nibeshye. Allah aravuga muri Qur'an surati al-Hadid, huwa alladhi khalaqa samawati wal ardi fi 6 ayami. Imana yaremye isi n'ibirere n'ibirimwo byose mu gihe kingana n'iminsi 6.
uko ni ukuremwa ku isi. Wenda tutagiye muri byinshi, hano nibwo Imana ari maze kurema neza ibirere n'isi n'ibiremwa byose. Hano abantu bahita bibaza ngo Imana irema icyo kirere n'iyo si n'iryo juru tuvuga no hasi no mu nyanja, Imana yabagahe? Igisubizo, Imana yabaga mu bubasha bwayo. Imana yabaga mu bubasha bwayo, koko Imana ntacyo wabona wayigereranya nayo. Twihuse rero, Imana tabaraka wa taala yagiye igaragaza uburyo yagiye iremamo umuntu. Imana ibwira intumwa yayo, irayibwira ati, ibwira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iramubwira uti ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa, soma ku izina ryawe, soma ku izina rya nyagasani wawe waremye. Wenda mu kwihuta ntago turi buze kuza gutinda cyane kuri iyi mirongo. Imana ikomeza imubwira ngo yaremye ikiremwa muntu kirema mu gasoro k'amasohoro. Iyo ni intangangabo n'intangangore. Aho uhita wibaza ngo hari ibindi biremwa byabayeho bitigeze biremwa nk'uko nge nawe twaremwe? Birahari. Harimo Adamu waremwe, harimo Hawa uwo twita Eva wakuwe mu rubavu. Uko ni ukuremwa uko abantu bagiye bagaragara ku isi. Kiremwa cya mbere ni Adamu waremwe, Imana imwibumbiye mu itaka, itaka ryirangira, mu ibumba ryirangira. Uwa kabiri wabonetse ku isi ni umuntu. Turashaka kubanza kugaragaza n'iki Imana noneho imisiyo y'abo bantu yari iyihe. Noneho Imana irangije ikura Eva, imukura mu rubavu rwe, irukura mu rubavu rwa Adamu. Uwo ni umuntu wa kabiri. Umuntu wa gatatu ni Yesu mwene Mariya. Yesu mwene Mariya wabayeho avutse ku mugore gusa, hatarigeze habonekaho intangangore n'intangangabo. Umuntu wa kane wabonetse ku isi ni intangangore n'intangangabo zivanze zigakora umuntu. Uko niko Imana yasizeho abantu kuri iyi si. Ibyo ni ibyiciro bine by'abantu uko twabonetse. Misiyo rero y'aba bantu, Imana tabaraka wa taala, Imana ishobora byose, Imana y'ikirenga, misiyo yabo ntabwo ari ukuza kurya, ntabwo ari ukuza kunywa. Imana yaturemye kugira ngo tuyikorere, tuyigaragire, tuyisenge, tuyisingize. Umurongo muri Qur'an iravuga uti wama khalaqtul jinna wal insa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na kindi naremeye amajini. Ibi biremo nabyo tuzabigarukaho. Amajini tuzayagarukaho. Umunyamakuru ahise yifata gutya arikanze. Qur'an ivuga ibintu byose. Amajini. Hari abantu bashobora kwita bavuga bati jini ni iki? Ijini, wenda mbere yo gusobanura umurongo, reka wenda tunasobanura ijambo ijini. Nabyo ni ibiremwa ariko nabyo biri mu matsinda agera muri 3 cyangwa 4. Reka tuvugemo abiri. Ijini ni ribasha gukora ibikorwa nk'ibyo umuntu yakora, risenga kandi rikanasingiza Imana. Naryo rirasenga kandi rinasingiza Imana. Ijini. Noneho ijini iryigometse naryo riba ari ijini ariko rikigomeka. Iyo rimajije kwigomeka riba ryamaze kuba umwambari wa Satani. Iryigometse ryitwa ishitani. None se ijini ni twebwe tubi ni nkakura tuvuga abamarayika? Aha. Ariko bose abamarayika. Ijini saba abamarayika. Ijini saba abamarayika. Kuko dufite dalili ivuga ngo, dufite ikimenyetso kivuga ngo Imana yaremye amajini min marij minan nar, mu bishashi by'umuriro. Imana yaremye amajini Imana yaremye amajini mu bishashi by'umuriro. Ndetse n'abamarayika khulqatil malaika min marij minan nar, min nar. Imana yaremye abamarayika mu muriro. Yabaremye mu muriro ariko n'umuriro nyine ubone yavuga ko ari umuriro utunganye. Wa khulqa jin, ndetse n'Imana yaremye amajini nayo n'ubundi yaremye mu muriro. Amajini mwatubwira akamaro kayo Imana yaremye kubaza kuri cyane. Amajini ku isi ni ugusingiza Imana, ni ugukora ibikorwa byiza nk'ibya muntu. Ariko nayo iyo yigometse aba amashitani. Ubu duturanye n'amajini? Amajini tugendana nayo. Aragaragara? Amajini nagagaragara. Ariko ijini waribona ariko ryakwinjiye mu mutwe kumwe bavuga ngo aha, mujya muvuga ngo umuntu afashwe n'amashitani. Iryo rero ni ijini riba ryarigometse. Uko niko kuri. Ikaza guteza ibibazo. Iryigometse riza guteza ibibazo. Abo ni abadayimoni. Bakunzi ba Buganza TV, mwumva iby'umwuka bwira amatorero. Hano tumenye n'inkomoko y'amajini, tumenya n'amajini yigomeka n'amajini atigomeka. Dukurikirane kugira ngo tumenye byose
mumfashe dukurikirane tumenye byose, udakatinga cyangwa se ugahagarika utaramenya iby'aya magini. Dukomeze. hari amagini y'abana beza hakaba n'amagini mabi. aha amagini y'abana beza nabasha gukora ibikorwa byiza nk'ibyo natwe dukora, ariko aya magini ntabwo agira election wenda yo kuvuga ngo yakifuza umugore cyangwa ngo yakifuza kuryamana n'umugabo. Oya, akora ibikorwa byiza, noneho iyo yamaze kwigomeka ibyo bikorwa bindi mvuze nayo arabikora. Tugiye gufata ayo magini duhuze n'umuntu Imana yashize mu isi n'icyakwiriye gukora kugira ngo bikomeze bigende neza. Urakoze cyane. Niho hantu rero hano nahereye mvuga, Qur'an ivuga iti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna, nta kindi naremeye abantu, amajini ndetse n'abantu, nta kindi nashiriye abo bantu ndetse n'ayo majini ku isi uretse gusa kugira ngo bangaragire. Uyu ni umurongo uboneka muri Qur'an surati Zariyat. Niko Imana ivuga. hari ukuntu sorry nigize umunyamakuru sorry mu nshingano zawe ariko ntacyo ubwo babinyemeye. Ni byiza kugira ngo kibazo. dusobanukirwe, nta kibazo. ni ukuvuga ngo utweretse uburyo ibyo twita abadayimoni twebwe ariyo magini yigometse. Okay. Ibyo tuhita tubibona nyine tukabona uriya muntu yatewe na dayimoni. Yatewe na dayimoni. Iryo ni igini ariko ryagize gute? Ribi. Ryamaze kwigomeka. None ko tureba uwatewe na dayimoni tukabimenya, ufite igini ryiza we. Abantu rero umuntu ufite igini ryiza cyangwa se umuntu uri kumwe n'amagini ariko amagini yakaba atari amagini asagarira umuntu, uzamubona atari mu nzoga, uzamubona atari mu buraya, uzamubona atari mu biyobyabwenge, uzamubona atunganye aho ariho hose azaba atunganye. Okay, Ushatse kuvuga ko natwe ubu turi aha dufite amagini. Buri muntu wese agira igini. Tuzabisobanura. Umunyamakuru ariganza. No kuvuga ngo twebwe iyo umuntu ari kugenda akora ibyiza, tuvuga ko hari marayika. Marayika w'umucyo, hakaba na marayika w'umwijima. Niyo magini. Iyo uvuze gutyo ugiye kuvuga ngo marayika w'umucyo na marayika w'umwijima, waba ugiye guhuza ibiremwa bitatu kandi bitandukanye. Marayika rukwe, igini rukwacyo. Ariko noneho iri gini akamaro karyo nta ruhare runini rifite ku muntu. Ntago rifite uruhare runini ku muntu nkuko marayika murinzi. Sorry. None reka tubigereranye. Icyo bita abakristo bito umwuka w'Imana. Umwuka wera ugendana nabo. Cyangwa roho mutagatifu. Uko wabyita kose. Ntago ari ryo gini. Umwuka w'Imana arukwe dusobanura ibintu neza. Umwuka w'Imana arukwe na roho mutagatifu arukwe nkuko mubivuga. Wenda kiba gitandukanye. Ruh ndiwe mwuka wera mwebwe niko mumwita. Aho ni mu cyaramu. Twende tumita marayika Gabriel. Abandi no bakamwita marayika murinzi. Mu marayika usumba abandi ba marayika. Ijoro ryo niryo gini, ariko uwo siwe gini. Ariko noneho amagini ubwayo nyine mwege ku bantu batari abayisilamu ku ijambo kumva igini ni ibintu bigoye cyane. Uriruka. Yumvise igini. Uriruka. Ariko noneho kizwa n'amaguru. Iyo bavuze igini bitafata amasengesho ngafata Bibiliya ngapfuka mwabane turahangana. Ntago weho nta muntu n'umwe ufite imbaraga zakirukana igini kuko igini raturenze. Ahubwo twirukana iryamaze kwigomeka. Iryabaye shitani, iryabaye umwuka mubi, iryabaye umwambari wa Satani, iryamaze kwigomeka. Noneho ikiganiro kitaratangira wigeze kuvuga wavuze ugiye hanze wavuze igini usohotse muri studio wavuze igini mugiye kugira. Oya. Biriya. Kuvuga ngo igini uko mbyumva igini ryiza uko mbyumva umuntu ararikeneye. Ntabwo twiyambaza amagini. Oya ndi kuvuga niba serita werita umutajya kunywa inzoga. Igisubizo kiri aho ngaho. Ntabwo twambaza amagini nitunayakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyo nashatse kukwereka nuko icyo kiremwa nacyo cyagize gute cyavuzwe muri Qur'an. Kandi noneho icyo kiremwa nibyo usanga abazungu byagiye bigira. Okay, reba ibiremwa byagiye kuri uyu mugabo uno buvugwa muri Bibiliya Loti n'abande bose, sibyo? Kwa Mukaloti. Yego, hari ibiremwa byagiyeho nagara abamarayika bamanutse gutya kwa Loti. Abigometse rero bya biremwa byigometse nibyo nabyo ubwabyo byabaye yari amagini yako yabaye amashitani mabi. Mu kwihuta rero Imana yavuze ko ibyo biremwa ayo magini yaremye ndetse n'abantu kugira ngo bayisingize.
wakomeje ku kantu kavuga ngo gufasha kuba kujya mu kazi, umuntu akakujyana mu kazi. Ntago twege tubona umuntu, ntago twabona Imana gutya n'amaso yacu tuvuge ngo Imana nigiye kuma kazi, ariko we waba impamvu Imana yagukoreramo ukama kazi cyangwa ukamisha kazi. Ibyo turabyemera. Inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nivuga ngo la yashkuru nasi la yashkuru Allah. Udashimira abantu areba, washimira gute abantu? Washimira gute Imana utareba? Banza ushimira abantu ubone gushimira Imana. Noneho rero kubindi, Imana rurema yaremye ibiremwa byose fi sitati ayami thumma stawa ala al-arsh. Irangije icara iganza ku ntebe yayo arsh, irategeka. Nkuko Imana yavuze muri Qur'an ati inna amru idha arada shay'a, itegeko rye riri kuri buri kimwe cyose, an yaqula lahu kun fayakun, iyategetse ba bihita biba. Ni nuko Yesu yavutse, nago ndibo mutindeho. Ni nuko Adamu abariho, ni nuko Eva ariho, ni nuko nawe uriho. Mu gufasha rero abantu, twege mu Bayisilamu twemera ko umuntu udafasha abantu n'ijuru ntago azigera ryumva. Ubwo ushatse kuvuga ko umuntu udafasha abantu aba atatiriye icyatumye Imana imushyira ku isi. Cyane rwose, uko niko kuri. Gufasha rero abantu, gufasha abantu ni ibikorwa byagiye birangwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wenda urugero reka dufate n'intumwa Yesu. Abantu baraje baravuga bati haje indaya, murayizi haje indaya pastor, ibi bintu nubizi? Nta ndaya Yesu yahaye, sibyo? Indaya ndayibona. Ariko yaje yitwa maraya, ariko Yesu ubwe yategetse ko bagira gute, ko bamufasha. Ari maraya yaje bavuga ngo bayitera amabuye. Si yayifashije? Yarayifashije yabayeho. None mu bijyanye no gufasha umuntu ntago abagomba gufasha abantu ngo nukubera ngo asenga mu Bayisilamu, nukubera ko ngo asenga mu idini runaka. Gufashanya ikiremwa muntu kibereyeyo kugira ngo gifashe mugenzi wacyo. Uko niko kuri. Ikindi kandi abantu baba bakwiye no kumenya, kandi abantu bakaba bagomba no kwiringira Imana, ariko ntago ushobora kwiringira Imana udafasha abantu. Imana iravuga iti ara'aita alladhi yukadhibu bidin, ese Muhammad wamenya umuntu hakana umunsi w'imperuka? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, uni wa wundi ukumira imfubyi. Gukumira kuvugamo hano no kudafasha imfubyi. Wala yahudu ala tu'amil miskin, ntago yibwiriza kugaburira abakene cyangwa abantu batishoboye. Abo bantu rero, abo bantu Imana yarabavuze muri Qur'an. Ariko none Imana imajije kuturema no kuduhereza ibyo byose, babandi uzabona bafite imitungo, babandi uzabona bakungahaye, babandi uzabona bafite buri kimwe cyose, imbere y'Imana kizahinduka ivu, bizahinduka umuyonga, kubera ko bazaba batarigeze bafasha abantu. Urugero rutoya, Imana ivuga muri Qur'ani, yaravuze ati surati al-Fajr aya 21 na aya 22. Imana tabaraka wa taala yagiye ibitangamo ingero nyinshi muri iyo sura mvuze. Ariko nanone kandi Imana subhanahu wa taala, Imana ishobora byose, Imana yatubwiye muri Qur'ani igenda igaragaza ubwo bumuntu nuko umuntu yakaba yameze. Inuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira uti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lahih ma yuhibbu li nafsihi. Naragira ukwemera guhamye umwe muri twebwe gucya twicaye pastor n'abadukurikiye, nta kwemera ufite kereka nubanza kwifuriza umuvandimwe wawe. Umuvandimwe bavuga hano si umuyisilamu, umuvandimwe bavuga hano si umukristo. Umuvandimwe intumwa y'Imana yavuze ahangaha nta wundi n'umuntu mugenzi wawe, ni kiremwa muntu. Naragira ukwemera umwe muri mwebwe keretse abanje kwifuriza ibyiza mugenzi we nk'ibyo yifuriza roho ye. Ariko uzabona abantu benshi bararya bakarara bahaze. Ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo ibice 7 umurongo wa 12, aravuga ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira ari byo namwe mubagirira. Nibyo wari uvuze, uravuga ngo ntabwo niba ushaka ko umuntu, niba ushaka ko roho yamera neza, banza ubyifurize umuntu mugenzi wawe. Wow, Imana igumugisha. Ni ukuvuga ngo ahangaha igishakwa cyangwa se kintu Imana yashatse kugaragaza umuntu nicyo kintu, n'iryo fatizo nje nawe tuba tugomba kugenderaho. Nufasha umuntu uzaba ufashije abantu bose muri rusange, kandi uzaba ukoze igikorwa cyiza Imana ishaka, uzaba ukoze igikorwa cyiza
kizatuma Imana ikwishimira, inakuzamure no mu ntera, inakuzamure no mu nzego, uba umuntu mwiza, uba umuntu w'abantu, n'uba umuntu w'abantu uzaba n'umuntu w'Imana. Murakoze cyane. Arakoze cyane Sheikh na Pasiteri. Bakunzi ba Buganza TV, nkuko mubibonye twumvisha impuguro nyinshi, twumvisha inyigisho nyinshi zijyanye n'umuntu uwakwiriye kuba we, icyo akwiriye kuba cyangwa ku isi, ko Imana yagushize ku isi, kuzana ku isi kugira ngo utume abandi babaho. Niba hari ikiza wabonye ugisangiza abandi, ibyo bizatuma icyo Imana yagushyiriye ku isi ugisohoza neza. Niba warageze ku isi ukabona byose, ukagirwa ubuntu bwose bushoboka, ukaba ntacyo umariye abandi, ukaba wumva nta kiza ubifuriza, nawe ibyiza byose ntabyo uzabona, nijoro bavuga nkeka ko utarigeramo, kubera ko icyo Imana yagushyiriye ku isi ntabwo wigeze ugishyira mu bikorwa, ntiwagisohoje. Turabashimiye kandi tubifurije umugisha w'Imana. Mwakuze kubana natwe. Pastor, mwabasezera. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kubana natwe, mwakoze gukurikirana Buganza TV, mwakoze tuba bugufi, kandi mwakoze kwiga. Dukeneye ibitekerezo byanyu muri comment, mutubwire bimeze bite, iki kiganiro mushaka ko tuzabakoreraho turi kumwe gutyo na Sheikh. Sheikh azi ibintu byinshi, azi Qur'an, azi Bible, n'umunyamakuru wacu Devota. Imana ibahe umugisha. Niki mushaka ko tuzabakorera, kigiye kiganiro tudiscussing kuki, ibyo nibyo dushaka, mutubwire nk'abantu bakurikirana Buganza TV, kandi mukore subscribe, share and comment, kandi mushyigikire uyu murimo w'Imana kugira ngo dukomeze tuvuge ineza y'Imana. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. Murakoze cyane munyamakuru wacu, kandi ugize neza ko buduhaye uyu mwanya. Mu gusoza rero nta byinshi turi buze kuza kongera kandi kubabwira kuko ibyo twavuze biba ari ibyo kandi biba bibaye. Gusa niba uri umuntu, zirikana ko udakwiye kurya mugenzi wawe araye inzara. Reba abana b'imfubyi muturanye, ubabere ijisho, ubabere papa wabo cyangwa mama wabo. Ureba abana b'abakene batagiye ku ishuri, ubafashe bajye ku ishuri. Ikayi ijana ntacyo yagabanya mu mutungo wawe, kandi ikaramu y'ijana ntacyo yagabanya mu mutungo wawe, wabugize neza. Kandi ibyo nibyo bikorwa Imana yadushiriye ahangaha ku isi, kuko wenda mu gusoza Imana yasoje ibwira abantu bose muri rusange, itubwira twese muri rusange, itubwira uti inna salati tanha anil fahsha'i wal munkar. Isengesho ryiza ry'imbonera niribuza nyiraryo gukora ibikorwa bibi, rikamutegeka gukora ibikorwa byiza. Ibikorwa byiza rero nta bindi, ni tureba abo bakene, tureba abo bana, turebe abaturanyi, tureba abo basaza n'abo bakecuru, tubafashe. Mu kubasezera rero turababwira ko tugomba cyangwa se mugomba gukurikira Buganza TV, ndetse mugakora like, share ndetse na comment, kandi mukanatubwira wenda icyo mushaka ko tuza discussingaho. Niba mushaka ko tuzaganira na pastor ku kijyanye nuko Yesu ari umwana w'Imana, niba mushaka ko tuzaganira na pastor ku kijyanye nuko Yesu ari Imana cyangwa se icyo Qur'an bivugaho, niba mushaka ko tuzaganira ku bijyanye n'ubumana bwa Yesu no kumwemera no kumwizera, cyangwa se uko Yesu Qur'an muvuga ndetse nuko Bibiliya muvuga, muzatubwira, muzahitamo. Kubw'ibyo rero abatari abayisilamu ndababwira ngo amahoro n'inema n'imigisha by'Imana bihorane namwe. Ku bayisilamu namwe ndababwira ngo n'abanyarwanda muri rusange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murakoze cyane, naho utaha. Mwakoze kubana natwe.